Uyu mukobwa witwa Umucunguzi Sharon wari ufite umwana ukiri mutoya utaruzuza umwaka, yakoze amahano, yakoze amabara ubwe, yiyicira umwana yibyariye ndetse nawe aravuga ati sinasigara ku isi ndi jyenyine, birangira nawe apfanye n'umwana we. Ni igikorwa kigayitse uyu mukobwa yakoze, ariko kandi nanone bigaturuka kuri bwa buzima tubamo bwa buri munsi ndetse n'ibikomere usanga abantu bagendana mu buryo butandukanye. Hari igihe umuntu aba afite mu by'ukuri ibikomere bitagaragara byo mu mutima, umuntu akagendana agahinda gakomeye, ibyo nakita nka depresiyo, ariko nyine ugasanga ntafite uwo kubibwira. Uyu mukobwa nawe yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, ndetse yewe kugeza ubwo ahasize ubuzima, ariko abigizemo uruhare we ubwe niwe wagize gutya yiyambura ubuzima. Uyu mukobwa nuza no kumureba ku mafoto urabona ko ashobora kuba yarabyaye mu by'ukuri akiri mutoya, hanyuma ubwo buzima rero bwo kubyara akiri mutoya n'imibereho mu by'ukuri itari imeze neza mu buzima bwa buri munsi byatumye agira guhangayika gukomeye cyane, ko umusore wamuteye inda, uyu mukobwa yagaragaje ko ntacyo yigeze amufasha. Ibyo rero nibyo byatumye afata mu by'ukuri icyemezo kigayitse cyo kwiyambura ubuzima. Mbere y'uko uyu mukobwa yica umwana we amuhaye ibinini byica udukoko ndetse nawe akabinywaho bombi bagapfira rimwe, hari amagambo yari yabanje gupostinga ku munsi wabanjirije uwo yapfiriyeho avuga ati Mana nunkiza ubu buzima ndimo nzagushima, ati nuhindura ubuzima bwanjye. Yapostingaga amagambo agaragaza ko mu by'ukuri ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane, nubwo abantu batabashije gusobanukirwa ibyo ari byo. Ndetse bimwe mu byo yagarukagaho apostinga ku mbuga ze zitandukanye yakoreshaga, hari amagambo yagiye agarukaho avuga ati mwana wanjye ndagukunda, ati nzakora buri kimwe cyose nkurinde nkurere, ati ntabwo nzamera nka so. Byagaragazaga nyine amagambo akomeye cyane yapostingaga arimo ku kuba umugabo wamuteye inda cyangwa umusore wamuteye inda atarigeze amwitaho, akagaragaza ko mu by'ukuri uyu mwana yamureze ari wenyine cyangwa ari kumurera ari wenyine, ariko mu kumurera agaragaza ko bitamworoheye. Rero abantu baje gutungurwa no gusanga uyu mukobwa yapfuye. Wakibaza ngo byagenze gute, kubera iki uyu mukobwa yafashe icyo cyemezo? Ngira ngo hari ukuntu abasore cyangwa se igitsina gabo bagira gutya bagatera abakobwa inda, ugasanga yamwijeje ibitangaza, amwizeza ibyo azamukorera, ariko mu by'ukuri ugasanga ni ibintu biba bimeze nko kumureshya kugira ngo bikorere ishimishamubiri cyangwa se ibyo bashaka gukora. Bifata nko guhemukira abana b'abakobwa, mu by'ukuri ni ibintu bitari byiza. Yamara rero kumutera inda, umwana yamubwira ati wanteye inda, ati shwi, ati wacu ntidutera inda, ati tuzarebe undi uyegekaho, tuzarebe uyijyana. Ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye cyane abana b'abakobwa bagenda bahura nabyo. Ni nayo mpamvu usanga mu by'ukuri inzego z'ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwiza zihora zisaba abantu kwirinda gutera abana b'abakobwa inda mu by'ukuri, kubera ko inshuro nyinshi usanga bibicira ubuzima, bikabicira ejo habo hazaza. Abenshi usanga bava mu mashuri, abandi ugasanga bagize imibereho mibi. Ariko kandi nanone hari igihe umwana agira gutya akabyarira iwabo, ariko ugasanga iwabo mu by'ukuri ntabwo bamufashe neza, ugasanga bamwise icyo ntazi, bakamubwira amagambo amukomeretsa, bakamuhoza ku nkeke, bakamutoteza. Ari nkonzi rwose wagize gutya arabyara, ariko nyuma yo kubyara yabyariye aho yarererwaga kwa nyirakuru, baramufata bamushyira mu nzu ye rwose,
atangira kujya yimenya akitekera akajya kwicira inshuro kandi ari mu rugo rw'ababyeyi. Ibyo ni bimwe mu bishobora gutuma umwana w'umukobwa afata icyemezo kigayitse cyo kwiyambura ubuzima. Burya iyo umwana afite ikibazo nk'icyo, aho kugira ngo umube hafi ahubwo ukarushaho kumubwira nabi, kumutoteza no kumuhoza ku nkeke, uba umeze nk'uri kumusunikira mu rupfu, kubera ko usanga uwo mwana ageraho akabona ko nta muntu n'umwe umwitayeho, bikazageza igihe agira gutya akiyambura ubuzima. Ari nabyo byabaye kuri uyu mukobwa mu by'ukuri wagize gutya akiyambura ubuzima. Rero ababyeyi bafite abana b'abakobwa bagiye babyarira iwabo, si byiza gufata umwana ngo umufate nk'aho yamaze kuba igicibwa mu muryango kubera ko yabyaye, ahubwo umwana ugomba nyine kwemera urwaje ukamwakira ukamufasha ugakomeza kumurera nk'uko wamubyaye n'ubundi, kubera ko n'ubundi kumutoteza no kumuhoza ku nkeke ntibiri buze gutuma asubira uko yari ameze. Nyine yamaze kubyara, ariko nyuma yo kubyara k'uwo mwana wabyaye undi mwana ntabwo bisobanuye ko ubuzima burangiye. Nyuma y'ibyo bibazo byose ubuzima burongera bugakomeza. Rero si byiza ku babyeyi batoteza abana b'abakobwa babyariye iwabo, babahoza ku nkeke, kubima ibyo kurya, kubima ibyo kwambara se, kubaha inkono yabo ati genda ujye witekera, ugenda ujye wimenya. Ibyo bintu ntabwo ari byiza mu by'ukuri. Ababyeyi bakwiriye guhindura imyumvire. Niba umwana yabyariye mu rugo, ntabwo ari byiza ko umuha akato, ntabwo ari ibintu byiza mu by'ukuri. Rero uyu mukobwa yabayeho mu buzima butari bwiza, abona ko mu by'ukuri ibintu bitangiye kugenda bimucanga. Nyuma y'uko yari yakundanye n'uwo umusore akamwizeza ibitangaza, akamwizeza ko bazabana neza, akamwizeza ko nibabyarana bazafatanya kurera umwana, ariko yaje gutungurwa no kuba amaze kubyara akabona abayeho mu buzima bwa wenyine, kugeza ubwo yagize gutya aza gufata icyemezo kigayitse yiyambura ubuzima. Uyu mukobwa yafashe icyemezo cyo kwiyambura ubuzima ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere, ubwo hari ngira ngo kuwa gatatu w'icyumweru gishize, nibwo yafashe icyemezo kigayitse yiyambura ubuzima. Ati rwose mwana wanjye nawe sindi bugusige. Yabanje kwica umwana we nyine, ariko mu by'ukuri uyu mukobwa ibintu yakoze ni ibintu bibabaje cyane. Yishe umwana we agira ati ntabwo nagusiga muri ubu buzima, n'ubundi wazabaho nabi. Ariko icyo nge nahoze nibaza mu kanya mbona iby'iyi nkuru, nibajije ni se kuvuga ati ntabwo nagusiga muri ubu buzima mwana wanjye, ubwo izo tuzita impuhwe z'umubyeyi? Twavuga ko se yaramugiriye impuhwe? Niba yaramugiriye impuhwe ntiyagakwiriye kuba yaramwishe, kubera ko umwana afite uburenganzira bwe bwo kubaho 100%, kubera ko nta ruhare aba yaragize mu bibazo by'ababyeyi be bamubyaye. Rero umwana ntabwo aba akwiriye kugendera muri ibyo bibazo wagiranye n'uwo mwabyaranye, ahubwo umwana niba kumurera bikunaniye, ntabwo umwana ashobora kubura uwamurera. Hanyuma uyu mubyeyi gito rero yafashe umwana ngo amuhereze ibinini, harangije umwana arapfa. Nawe ngo afata ibinini bigera nko kuri 6 ngo byica udukoko, arangije abinywera rimwe. Byaje gutuma rero ahita ko ahasiga ubuzima, we n'umwana we bagendera rimwe. Mu by'ukuri wumve ko ari inkuru yababaje abantu benshi cyane. Baravuze bati rwose ntabwo byari bikwiriye kuba ubuzima butari bumeze neza, ntabwo gukemura ikibazo ari ukwiyambura ubuzima. Nk'abantu mwe ni ibintu biteye ubwoba, agahinda, ariko ni kimwe mu bintu mu by'ukuri bishobora gutuma umuntu afata icyemezo kigayitse nk'iki ngiki. Ariko kandi nanone niba ufite umwana ukabona arahora yigunze, ukabona hari ibintu ari kujya agaragaza bitandukanye n'uko yari ari, haba mu byo avuga, mu byo postinga se, burya uwo muntu aba akwiriye kuganirizwa ukamuba hafi. Nubona umuntu umubana ukabona yahindutse ntari kuvuga, ukabona mu by'ukuri hari icyahindutse mu buzima busanzwe, uburyo yavugaga, yasabanaga, ukabona umuntu ari gupostinga amagambo ariko ubona harimo ibintu amagambo azimije ariko aremereye, burya uwo muntu aba akwiriye kwitabwaho, ukamuba hafi akaganirizwa. Burya iyo umuntu aganirijwe ni nabwo umenya ikiri ku mutima, kugira ngo niba ugifitiye igisubizo ubashe kukimuha. Ngayo nguko rero reka twihanganisha umuryango we, bihanganire rwose kubura umwana wabo. Birumvikana no kubura umwana n'umwuzukuru, no kubihanganisha bakomere kandi bihangane, ariko dusaba bagabo basore mu by'ukuri mwirinde kwangiza ubuzima bw'abana b'abakobwa,
kandi mu by'ukuri nta nyungu irimo gufata umwana w'abandi ukamwicira ubuzima uzi ko nta n'ikintu uzamufasha. Ntabwo ari byiza habe na gatoya. Reka nsoreze hano rero mbashimira cyane kandi nkomeze mbifuriza umwaka mushya muhire. Ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane, hanyuma duhurire mu nkuru zacu ziri imbere.